aho nabaga mu Kiyovu, hari umugabo mfitanye nawe isano, abana be ngira ngo baracyariho, wenda bamwe bari hano, yitwaga Muyango Karaveri, yakoraga muri Minisante, ngira ngo yari nka Directeur General. Yari yarize hanze, hano bavuye mu Rwanda yiga hanze, icyo gihe hitwaga hari Czechoslovakia, niho yigiye n'abandi Banyarwanda bari baragiyeyo, bari benshi. Hanyuma barangije amashuri bagiye gutaha, igihugu icyo gihe ubuyobozi bwariho bugarura bamwe, bwemerera bamwe kugaruka, we n'abandi nka 4 cyangwa 5 barababwira ngo ntibagaruke kubera icyo bari cyo. Ubwo urumva bijyanye na yangengabitekerezo. Ariko hashize imyaka nyirango cyangwa sinzi niba ari amezi niba ari iki, barataha ku ngufu, baravuga bati reka dutahe, ni bashaka batwice, baragaruka. Ntabwo nirwa mbagira mu bindi birebire, icyo nshaka kubageraho ndakibabwira mu kanya gato, ntabwo ni inkuru ndende. Bagarutse bicaraho batafite akazi, batakora. Hanyuma hashize igihe, ndetse umwe cyangwa 2 muri abo baza kwicwa, barasigara. Ariko hanyuma hashize igihe bamuha akazi muri Minisiteri ya Sante. Ubwo najyaga nza rero kenshi, niho nabaga mu rugo iwe. Yaratuye mu Kiyovu hafi n'ahantu hahoze embassy ya Zaire, ndetse hari na State House aho nabaga mu nzu ya leta hariya mu Kiyovu. Ibyo navugaga rero, burya najyaga umujyi hafi wose nari nkuzi, najyaga nkugenda n'amaguru iyo nabaga naje hano. Rimwe rero nza kuva aho kwa Muyango, ngenda n'amaguru, ndaza ngera aho hari embassy y'Abanyekongo. Icyo gihe habaga iriho